irindi burya aho gupfurangaye wapfundikiye burya aho gupfurangaye wapfundikiye muri make agapfundikiye gatera amatsiko abo nabwiragura abazi ni banyashya nyine yababo n'indi ntero ivuga ngo burya aho kuba injumbure nawe umushike uvuna uwuhinga umushike ukera ngo ntabwo nkanga abana kandi burya nkanda ba nyina ntabwo nkanga abana gahorana ingabwa nagabiwe mbibwa imbere uri imbuga ngari ngaho hamye nganje gashore kurusha ruhozoza nyirabusegenyana ndamira abana nshyushye idashyuhaguza ubwiza uburusha amabuye ukaba umubunduro w'imvune nta hene bigeze bahimbira ngo bayivuga ibyayo ntaki ariko inka kubera ko ariyo yarihatse ubukungu kandi ari nayo yaribanishije abantu muri make nayigereranya n'idolari rya Amerika ry'uyu munsi. Yes, ndagushimiye cyane ukomeje kurikirana ibiganiro bya Isezerano TV. Nizera ko umeze neza mu bice byose uherereyemo, waba uri mu Rwanda, waba uri muri East Africa, muri Africa hose ndetse no hanze ya Africa. Ndizera ko ukomeje kumererwa neza kandi ureba ibiganiro bya Isezerano TV nkuko twenyine tuba tugenda tukugezaho ibiganiro bye bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo ahangaha kuri kamera za Isezerano TV. Ngira ngo ubushize muri ku mugabo twaganiriye tumusanze ari kumwe n'umudamu we, badusangije byinshi cyane ndetse umugabo agira akanya aririmbira n'umufasha we. Uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi byerekeranye n'ubuhanzi bwe. Araza kutubwira byinshi cyane bigendanye n'uko ari umuhanzi. Ndagusuje. Murakoze cyane, natwe turabikirije. Amakuru cyane rwa ni meza. Nishimiye ko twongeye tugahura. Yego. Uyu munsi ndabona rwose uri mu mwambaro udasanzwe. Kubera iki? Uyu munsi ndi mu mwambaro w'abasogokuru n'abasogokuruza kubera ko ndi umwisi. Yego. Ndi umwisi kuba rero nambaye iyi myambaro ubu ndi mu nkanda. Ubu narimbye. Yego, niyo mpamvu ruzi nambaye gutya cyane. Yes, ngira ngo murabyumva neza rero ko akimara kuvuga ko yambaye n'umwambaro aganasobanura impamvu wambaye. Tugiye kuganira cyane ku bijyanye n'umuco, ariko nanone tunibanda ku buhanzi muri rusange. Ubundi umuco w'u Rwanda uyu munsi ufata gute, umeze gute? Uyu munsi umuco w'u Rwanda ntabwo navuga ngo umuco ntucika urakura, ubu uriho urakura byihuse. Urabona uriho urakura cyane byihuse, ariko byihuse ku buryo bijya binantera ikibazo yuko mu myaka itaha uzasanga uwo muco waragiye uhura n'inzitizi zituma utarema cyane. Turagira noneho udutandukanyiriza umuco wo hambere. Ibyo byose ari byo wabwiwe, n'uyu munsi kubibona ubundi wubona itandukaniro ni irihe? Itandukaniro iryo hambere n'iry'uyu munsi. Uyu munsi twamaze kwinjira mu ruvange rw'isi, ariko umuco wo hambere wabaga ari uwo mwimerere, uwo muturanye yabaga ari uwo w'iburasirazuba n'uwo mu majyepfo n'uwo mu majyaruguru, bose bahuriraga aho ngaho. Ariko uyu munsi biratandukanye kubera ko ubu twamaze cyane cyane wabirebera nko mu myambarire, mu biranga, mu buhanzi, cyane cyane aho ngaho. Ubu ni imyambarire y'uyu munsi imeze iti? Imyambarire y'uyu munsi yo ni nkaho twasubiye hahandi twahoze kera. Uko ba data bambaraga impu, abana bakiri batoya bakambara indi myenda yabaga ikozwe mu bikoresho bya Kinyarwanda, ariko ugasanga igipande kimwe, cyane cyane abanyarwanda bo bambikaga igipande cyo hasi, icyo hejuru bakaguma gutyo. Yaba ari umugabo cyeka ababyeyi, ariko umugabo w'abasore inkumi bambaraga hasi, hejuru bakambara gutyo. Ariko uyu munsi ubona ko ni nkaho ari ya shusho n'ubundi yagarutse, ariko ntigaruke muri ya indi nyirizina. Niyo mubwiye ngo umuco ntucika urakura. Ubona ko uyu munsi imyambare cyane cyane burya umuco ubungwabungwa n'igitsina gore, niwo babungabunga umuco. Niyo mpamvu rero uhita uyu munsi ubona ko imyambarire y'abari bacu n'ababyeyi b'uyu munsi bahita bakubwira ngo ni ibigezweho, kandi umuco uhora ari wa wundi. Umuco ni nk'ijambo ry'Imana, ntuhinduka. Oya, ariko imyambarire y'ubu yo sinayivugaho byinshi, ariko ntabwo inoze cyane cyane ku gitsina gore.
n'abasore b'uyu munsi ugasanga nk'umusore yambaye ipataro ntayambaye munsi y'ikibuno, ntayambaye hejuru y'ikibuno, mbega ukareba ifatiro ryayo ukaribura. Ariko wari ukomeje ku bijyanye n'umuco, uvuga neza ko uyu munsi urubyiruko rw'iki gihe rusa nk'urwasubiye inyuma rugafata umuco wa kera. Bivuze ko se ari uburyo ki ubona umuco uyu munsi n'uko urubyiruko rw'uyu munsi rwambara bikwiye kugumaho? Oya, nubwo bijya gusa, impamvu nakubwiye gutyo, abo hambere biyambariraga imyenda ikoze mu mpu, n'uyu munsi ni mu mpu, ariko bo bakundaga kwambara pariti yo hasi. Ahanini wasangaga biyambarira hasi, hejuru nk'abakobwa zabo biyambariye amasaro, bakambara inigi n'ibindi, ariko ugasanga bambaye ubutare. Ibyo yabaga ari imirimbo yabo. Ariko impamvu navuze ngo bisa nkaho byasubiyeyo, ni uko uyu munsi uwambaye gutyo twe duhita tumubona nk'uwambaye ibidakwiriye. Bivuge kubona mu ntege z'umukobwa cyangwa se umudamu yambaye akantu kamufasha umubiri wose, yihambiriye. Gusa ahantu navuze ko bisa nkaho ni uko imyambarire y'ubu ari wazi, uburyo ko ari wajeho n'imyenda bita ngo mukondo wazi. Ngayo nguko rero, reka tugaruke ku buhanzi bwa Rugamba. Ubundi Rugamba ajya kuba umuhanzi byatangiye ryari? Jewe narabivukanye. Impamvu nkubwira ko nabivukanye, nka data yari intore, sogokuru yari intore. Urazi nk'intore zo mu Rwanda rwo hambere nizo zabaga ari n'abasirikare. Urumva nka sogokuruza se wa sogokuru yitwaga Rugira Kamero. Iyo nkuru y'amateka nsanga ko yari umuntu uzi guhamiriza cyane ibwami, bituma bamuha n'akazina ka Rugira Kamero, kubera ko iyo yataramaga cyane barishimaga. Ubwo urumva jewe noneho ni impano navukanye. Gusa yaje kujya ahagaragara ko umuntu agenda akura. Nko muri primaire nakundaga gukina udusetsa abantu, komeza mu mashuri gutyo, ariko neza navuga ko natangiye gushyira hanze impano yanjye nko guhera nka 96, 97 ndi umwana. Ariko numva neza yaratangiye nka 2006 nibwo natangiye kujya nsohora imivugo, tangira kujya njya mu bukwe mvuga amazina y'inka, no guhera nkaho ngaho 2006. Yego. Utubwiye ko watangiriye ku mivugo. Umuvugo watangiriyeho wawe witwa gute? Kuki wawise gute? Umuvugo natangiriyeho wari umuvugo wo kwibuka, nawise iy'ubutayu. Impamvu nawise iy'ubutayu ni inzira abanyabutayu, nawe urabuze ko nta kintu kihari. Ubwo rero navuga ko iyo nzira abanyarwanda twese twanyuzemo yari inzira y'igihogere, yari inzira y'ubutayu muri makeya. Kuko natangira ngo mbe nzira nanyuze ntinyure, mbe ruhira naragiye nta mbyeyi. Urumva ni ibintu byose by'inzitane. Urumva uruhira wagiye kuragira kandi ukagenda ntacyo uragiye, ubwo urumva byose cyari igihe cy'imfabusa. Ariko numva ariwe nahereyeho. Mu gihe rero cy'ubuhanzi bwawe, hari imbogamizi wahuye nazo zatumye uvuga ati ahangaha ngeze cyangwa se kimaze gukora ntabwo kigera ku bantu nk'uko mbishaka? Imbogamizi za mbere nagiye mpura nazo, ntabwo nagiye ngira amahirwe yo kugira abaterankunga batuma nshobora nko kujya mu masitidiyo aho batunganya umuziki. Imbogamizi ni iz'amafaranga nk'umuhanzi uwo ari we wese. Yewe nta gihangano ngira hanze, ariko ntibibuza abantu rimwe na rimwe kuba babifite. Mbonye rero n'uwantera inkunga y'ibihangano ni gakondo, kandi urabizi ko gakondo idakonda ubukondoboro, byanyura cyane. Turagira ngo noneho tubwire nk'umuvugo umwe wahimbye, udushyireho gatoya twumve. Umwe nahimbye, reka nkuhere kuri mwebwe mbakire mu nganzo. Ni umuvugo witwa ngo gahorana ingabwa. Muri make gahorana impano, gahorana ingabwa nagabiwe mbibwa imbere uri imbuga ngari ngaho hamye nganje gashore kurusha ruhozoza. Nyirabusege nyana ndamira abana nshyushye idashyuhaguzwa ubwiza uburusha amabuye ukaba umubunduro w'imvune. Ngo mbaga isumba imbagara imbaraga n'imbaduko ndabiguhariye n'abadahari barariguhari iryo kamba ridakandagirwa. Eregura umuharo nahariwe. Ngo umwere uturutse ubukuru kwira hose, reka ngo kurira ubwatsi n'izaba ku mucyamu zihindurwa urwuri rugari urwango turwihunze.
burya kandi n'izishotse zirakurwa dore ntukiri mu icuraburindi ukwezi kwarabanduye naho akazuba kararashe urasusurutse nta mususu njishijishwa ku rusika ntabwo wikanga niyo watsikira waramirwa ni ukuri urwuri ni ururagirwa uburarangazi rugakumirwa ibyonnyi rukavuvirwa na nyagasani mu ruhongore imikurire igahozagara ntabwo rero natandukiriye ndacyari ku ngero dore ko ariyo ngingo y'ingenzi inzira zose ziranyurwa ibisigati birarishwa ibikorera birabibwa si ukwizimba mu magambo biganza urakeye kandi urakesheje gatsibo no mu butansinda nuko ibutamwa na ngenda mu bugesera ibusasamana n'amasanga ibusogo na rusizi na kabgayi dore ab'ikabarondo indoto n'imwihuye inyanza gisagara nyamagabe nyaruguru umunezero ni wose nyarugenge na kacyiru ziravuna imigara mugirwa burya ntabwo navuga ngo sinkuzi kandi urarwa mu gituza nibwota amasimbi baricuya ntukagwira amacumu nganza marumbura impuza ndengo ndengabaganizi ngibwa nagize ntarabaho burya hari abagutuka hari n'abagutera amabuye abo bose izuba rirava nturi impimbura intore umuco uzi n'umenya kunagura naho imbuto mbiteza inzara mpoto ritambutse imihoto urabimba ritaburi yabo nta kwayagura ndindabahizi uri bizigira by'imfizi yes urakoze cyane abadukurikiye bari kwibaza ubundi ibi bintu ubifata mu gihe kingana iki burya rero n'imyaka cyangwa imbuto ngo isubira mu murima aho yavuye igafata haba ari uko haba hakirimo uburumbuke ubwo gihe bintwara igihe kirekire cyo kubifata ariko kuko ari igihe uba wabiteguye ntabwo nirwa mbishyira mu mutwe navunika ahubwo mpita mbirekura igihe ndiho mbikubwira nkajya mpamagara kimwe hariya bikaza bitonze umurongo binyitaba ariko kuri jye sinakubwira ngo ndabibika oya mbibitse sinabishobora kuko no mu ishuri ntabwo nari umuswa nko ariko ntabwo nabashaka kuboroka ariko ubu ndasoma nkashyira hariya nkandika ngashyira hariya mbega n'ubugeni bw'Imana none ubwira abadukurikiye rero ni kubera iki wahisemo kwibanda ku mivugo hari n'ibindi bintu bari gukora ubundi buhanzi bugiye butandukanye bari kugenda ukoraho kuki wahisemo kwibanda ku mivugo mu buriya imivugo nubwo nayibanzeho ariko cyane cyane giye buriya nibanze ku mazina y'inka amazina y'inka niyo nibanzeho cyane kubera ko naje gusanga inka mu gihe cyo hambere igihe cya ba sogokuru inka niyo yari ishingiro ya byose haba urebye mu migani haba mu miziririzo mbega inka niyo navuga ko ariyo yari itegeko nshinga ry'icyo gihe kuko niyo yashobora kukuvana mu rwego ikakujyana mu rundi imivugo n'ubwizamo ariko cyane cyane nibanda ku nka bivuze ko uvuga amazina y'inka mvuga amazina y'inka tuherezeho twumve reka mbahamagarire ntacyo mbahamagarire inka ya rugira yari sogokuru iryo zina ry'inka ya rugira ni jye wariremye barayihamagaye yitaba n'ingoga ya rugira n'indinda n'indinganire rugori rwera nk'inyage dore kari mbandura mbinde gasoveza kwa mbendigira iyo ntago habere kazigenda imbere rutiyo bayingora baheze imbandamirera y'ibitugu bituze ngabo mu gituze karangwa n'imbaraga n'imbaduko mu gukora no mu kwikorera mu nganzo rutanze urajya mu nzira ziyakuye mu mpishyi impinga itari impimbinganya imbaraga n'izarugira kamera ibikoma n'ibikomeye ikabikumira iyo bigwa ngo hati itazasangwa ngo ikabara uburabuzi kizihirwa na n'ingenzi zo mu burera n'ububeruka zayibengutse ikimero runyagira ndurizirana n'iz'indurumbye ngo imbyaye zirishumukamo n'imbumba rugo mwirambya ni rugango no muri iyo mirambi ya nyazi inyambo zirambagira iburiza n'amayaga zigacarirwa zitashye budateka ku ntereka hagira giterekwa ngo dore kabato bababiru n'inzira kuri twigatwara intare ngo uruhare rw'inkunda rugamba imboneza myambi ya ruhinyuza ngende impambika b'inkunzi y'amahoro bimuhoro na muganza bakayihongera amariza wa mugabo ni inkindi y'ikirenga burya ntabwo irangwa mu bigega n'ingeri ingenzi ntinyurwa nabe ngundira buri rudahari inka zikukiye amatarama ntabwo inkuririza inkuru n'inkura mu rugeni zingerera mu cyamu ntizihe icyuho n'iyi neza bayirora ningira kamari kamirwa bindangamirwa mu mpotore z'umuryango kwiriba ntinywera kubumba amabondi inywera gasanzwe gasanganizwa injishi n'inkongoro ngo izi ntanda natangabo zaratangaye zitangajwe n'uburyo iyo mpindangegera ishinguye uruti n'igituza cy'ikigarama ngo rudahezwa ntihera mu gihirahiro dore ko ari rudatana mu ndagano na mwende muhizi yahuye niyo ntago mwibyo yari afite abifasha hasi maze arayakira ntabwo ari ukwikanga ahubwo ni ubwuzu bwamusabye maze impundu ziburusagirane ngo ni nayo mpamvu nta mavunane mu mvano z'abavandimwe ngayo nguko iryo ni ibango yego
tujya none usobanurira abadukurikiye harimo n'abatoya bashobora kwibaza bati ubundi amazina y'inka kuki abantu bayavuga. Amazina y'inka rero urabona abantu bo hambere, ubundi navuga ko abo hambere harimo nk'ibyiciro nka bitatu, harimo abisi, hakazamo abasizi n'abahanzi. Abisi rero b'amazina y'inka bo nibo bantu babashije kwiremera ibyabo batagize ikindi kintu benderaho. Nk'abasizi benderaga ku bisigo by'ubutwari barata ingabo zatabarutse abagira gute, ariko abisi bo baremye imitwe ibiri y'inka, ibihogo n'amagaju. Ibihogo ni inka z'u Rwanda, amagaju ni inka z'inyagano. Noneho rero bagahindukira bakaziteranya, ariko atari za ngo turwane, bakarema rero ayo mazina y'inka bakazivuga imyato. Mbega cyari igitaramo cy'inka, bakatuma rero bajyaho bagahimbarwa, kubera ko ni ukuvuga ngo habagamo no kutaba ikigwari. Bivuge ngo muri ya mazina y'inka ni ubutwari. Byatozaga rero abantu kuba gukunda igihugu, nicyo kintu cya mbere byabaga bigamije, kuko hazagamo guhiga, gukunda igihugu no kukirinda ubusugire bwacyo bwose muri rusange, no kubungabunga za nka. Niyo mpamvu nta hene bigeze bahimbira ngo bayivuga ibyayo, ntaki. Ariko inka kubera ko iyo ariyo yarihatse ubukungu kandi ari nayo yaribanishije abantu, muri make nayigereranya n'idolari ry'Amerika ry'uyu munsi. Ariko icyatumye abo basogokuruza cyangwa abandi dukomokaho bazana icyo gitekerezo cyo kuziremesha urugamba, ntabwo cyo nagisobanura. Ariko impamvu abantu babikunda ni uko byabaga birimo imvugo inoze yubaka kandi ikangurira n'abantu kuba umwe. Byatumaga mbega igitaramo, urabizi igitaramo gishyira abantu hamwe, inkera. Niyo mpamvu inka mu Rwanda burya hataramaga inka z'inyambo, kuko habaho inkuku hakaba n'inyambo. Ubwo rero n'umuturage wabaga yifitiye inka ze z'inyambo yarazitoje gutarama, ntabwo zabuzwaga kujya mu gitaramo. Oya, ubwo urumva niyo mpamvu rero bavugaga inka, kuko urumva zarataramaga, zajyaga mu birori. N'uyu munsi ubona ko tugifite inyambo mu Rwanda, kandi nkifuza ko u Rwanda rwahora ruramutswa inyambo. Yego. Hari ibintu abakiri bato bakunda kwibaza, bakavuga ngo buriya abantu bavuga amazina y'inka ngo baba barabaye mu nka. Uyu munsi umuntu utarabaye mu nka ashobora kuvuga amazina y'inka cyangwa se ukabasha kuyamenya? Yego, umuntu utarigeze unazibona, sibye ko ntaho zitari uzibona inka zihari mu Rwanda kandi zizahahora, ariko umuntu utarabaye mu nka amazina y'inka yayatozwa akayamenya rwose. Hari nka buriya nka Regis Kagame, uriya mupadiri yagize akamaro, nawe yagiye ayandika, na ba Rugamba bayanditseho, babigira umwami, abo bose bagiye bayandikaho. Natwe kwiro tuyakunde, si uko twabaye mu nka kuko twaje ziriho zigisha, ariko rero utarabaye mu nka amazina y'inka yayatozwa. Uretse se kuvuga imivugo n'amazina y'inka, hari indi mpano ufite idasanzwe? Impano ndanaririmba, n'indirimbo ndazitegura. N'indirimbo rwose ndazitegura, zaba ari iz'urukundo na za zindi zaba na hip hop, R&B, reggae. Ngira ngo ubushize ubwo twari twagusuye waririmbiye madamu, ariko unakomeje ukano kwitwa hip hop. Ujye uririmba hip hop? Njya ngerageza gatoya. Reka nguheho freestyle y'akarere ka Huye. Ngo Huye mujyi nabyiruriyemo, ngo isura yawe ikanga abana, ariko kandi isura yonyereka inzira yawe heza. Inzira ni nyabagendwa nta nkomye, kataza mu iterambere, imihanda itunganye, inyubako zizamurwa n'ibindi bikorwa remezo. Nukuri igihe kizaza uzaba uteye ubwuzu, utemba itotso nka wa mwari uzira umwaga n'umwanda, dore ko rukwirwa Gasabo. Ntuzajye kure y'ikoranabuhanga, hanga rya gihanga, uhanga udushya tw'ingeri zose. Kubana ni ukubanga urubane n'umuhisi n'umugenzi, ariko kandi nta musozi ubura agasharo, nta n'irigara ribura abanaha. Kwijukira umurimo nibyo bizakugeza ku iterambere rirambye. Uburezi ni ingenzi, uburere n'ubwitonzi, hakaba kurera no kurerwa, ipfundo n'urukundo n'amahoro akaba ubumwe. Huye we mujyi nabyiruriyemo, kataza mu iterambere, imbere yawe ni heza. Huye we umujyi nabyiruriyemo, kataza mu iterambere, imbere yawe ni heza. N'ibindi bitero birakomeza.
aha ngira ngo uri umuhanga ku buryo buteye ubwoba. ntabwo ari cyane, ntabwo ndi umuhanga, sindi n'umuhanzi bizi yampanze. ubundi se ibintu kugira ngo byose ubiterateranye byose buri kimwe cyose ugihe umwanya wacyo kandi kigende neza, ubundi buriya niriye banga ukoresha? Ibanga ni ukubikunda no kuba ubifite, ntabwo ari ibyo gutira, ntabwo njya gushakisha, oya ni impano nahawe nta mpaka. Ni ukuvuga ngo tuvuge nk'urugero, nk'uyu mugabo yambutse Nyabarongo atayobaguritse, aterera Ruyenzi, amanuka Kamonyi, araza ahangaha agera i Muhanga, Ruhango, i Nyanza ku murwa w'amahoro, agera i Huye duhuza n'abanyamahanga bazira icyitwa amahane. Urumva yageze nabi. Ni aho ngaho rero biva, kuko ni impano nyine twahawe nta mpaka. Buriya ndanarema amagambo, tuvuge ya masirenge y'uyu munsi, ariko interuro, imigani, nk'umugani uvuga ngo nta mwana uhaguruka batamubwiye ngo nahera abarezi. Numva ko ako kantu hera abarezi irasanzwe, ariko nabashije gufata umugani nahera abarezi mbikuramo interuro imwe, iryo ni ijambo. Irindi burya aho gupfa urangaye wapfa upfundikiye. Burya aho gupfa urangaye wapfa upfundikiye, muri make agapfundikiye gatera amatsiko. Abo nabwiragura bazi ni ba Nyashya nyine yababo. Urabyumva aho ngaho. N'indi ntero ivuga ngo burya aho kuba injumbure nawe umushike, umushike uvuna uwuhinga, umushike ukera, ariko injumbure ivuna kurenza umushike. Yego. Urumva ko ni insigamigani ngo ntabwo nkanga abana kandi burya nkanda ba nyina. ntabwo nkanga abana, ntabwo nkanga abana kandi burya nkanda ba nyina. tubwire ubundi byo muri rusange bishatse kuvuga iki? Ntacyo mbigusobanurire. Ntabwo nkanga abana kandi nkanda ba nyina, iyo nshinga cyangwa se iyo nteruro nayiremye igihe hari hadutseho igihe cya shuga dadi na shuga mami. Kandi urabizi mu Kinyarwanda iyo umubyeyi yabyaye baramukanda, baramuhemba. Hari ugukanda, abantu benshi bumvaho umutima wabo ugwa, ariko jyaho nagushije naho nuko ntahemukira umwana kandi yavutse nkamwishimira. Muri make sinkanga abana kandi nkanda ba nyina. Ba nyina iyo babyaye ndabahemba. Urumva sinahindukira ngo njye kubabaza umwana, ntabwo naba nshuga ntuza. Oya naho nashakaga. Oya muri make wundi bwira ba shuga mami na ba shuga dadi, babwire icyo nababwira cyo baronona, sibyo? Impamvu bonona burya nta mutavu, wo nkundi mutavu, yego, ariko barakareba aho bagera ibyabo birenge. Niyo mpamvu ngo ujya gucika zihera hehe? Mu ruhongore. Urumva abo bashuga dadi na bashuga mami iyo bagiye mu batoya baba bahemutse, kandi burya bato byose barabitozwa kandi bakabitora. Niyo mpamvu icyo twabatoza cyose bagitora, ariko uyu munsi ho turarengera, tukabajyamo tukajya kujwajwata, tukajya guhemuka. Aho rero niho nakwiryo jambo ry'uko jyewe ntabashuga mami cyangwa shuga dadi, kugira ngo ntandukane nabo. Bitanzaniye iyo nteruro ivuga ngo sinkanga abana kandi nkanda ba nyina. Urakoze cyane. Ku makuru waduhaye ushize ubwo twaganiraga, watubwiye ko wigeze kwitabira rimwe mu marushanwa navuga ko ateza impano z'abanyarwanda imbere, ariyo ya ubuhanzi, Rwanda ubuhanzi. Ubundi nibyo? Nibyo narayitabiriye. Icyo gihe nyine nagiye nk'umwisi, nagiye nk'umuntu uvuga amazina y'inka. Ni amarushanwa meza, ariko jyewe nk'umuhanzi, nk'umunyakuri, harimo utuntu tutagiye tunyura. Bigaragara nubwo bakoresha ayo marushanwa baba baramaze gutegura cyangwa se kugena bimwe na bimwe mu bikorwa muri ba bandi. Cyane cyane avuga nko muri icyo gihe turijyamo, ndumva ari nko muri za 2017 hari nubwo jye narigiyemo. Abana bagiye bazamo mu bahanzi bo mu ntara ni bake, abenshi nabo mu mujyi wa Kigali. Aho rero hatumye numva ko haba harimo n'akantu. Kubera iki se? Niba batuye abantu 70, sibyo? Mu gihugu hose twari twavuyemo turi 120. Muri abo 120 batoramo 70. Muri 70, 65% nabo muri Kigali. Niyo mpamvu navuze ko jyewe ntabashije kunyurwa naryo neza, kuko niba nta bavuyemo bo mu ntara bose bakaba i Kigali, ntabwo ari uko
abo mu ntara. Ikindi kintu nabatinzeho abakosozi babo bandi bita abajaji, nta kuntu umuntu yaza kujajinga umwisi byonyine n'interuro kwita atabizi atagusobanurira. Icyo kintu nacyo nakibanenzeho ko bajya bakoresha abajaji bazi ibyo bintu koko, kubera ko nkanjye niba mbasha kurema amazina y'inka nkanandika, umuntu wasomye andusha gute? Kandi igihe nshobora gusoma, nshobora no kurema ibyo abandi baremye. Icyo nacyo nakigizeho ikibazo. Ariko ntabwo nakamira mu gitoza ari amarushanwa, oya, ni meza kuko yagiye azamura abana benshi bo mu bugeni, mu bashushanya, mu badoda imyenda, kuko aba yitabiriwe n'ingeri zo zitandukanye. Urumva nk'umwana wirangirije amashuri agahita yimenyera kwiforomera akantu yabaje mu giti cyangwa yashushanyije mu rupapuro, kakaza ari agashushanyo keza. Urumva ko bakomeza ariko bakoresha abajaji bafite experience mu byo bakora. Hari isomo wigiye muri ara marushanwa cyangwa se tuvuge ngo hari ubundi bumenyi bwiyongereye kubwa rusanzwe ufite waba barakuyemo? Ngewe ubumenyi nahakuye ni ukongera ibyanjye, nibwo bumenyi, kuko abo twahuye bose bavuga amazina y'inka, abenshi nasanze ibyo bavuga nanjye mbizi, kubera ko ni ibyo mu majyaruguru y'uburasirazuba hose, ariko ngasanga amabango amwe n'amwe yabo ngiye nyazi. Urumva rero nkanjye navuze nti ubwo ibyo duhura bose bimwe na bimwe nanjye ngiye mbizi, akarusho nuko ngomba nanjye kurema ayandi, ku buryo byaba ngombwa hakagira n'umushakashatsi wemeza ukora ubwo bushakashatsi kugira ngo koko anyomoze arebe ko ndi umwisi koko. Ni ukuvuga muri iki kinyejana turimo cya 21 ndumva ko nanjye ndi mubisi b'u Rwanda pe, ndi mubisi ushobora gushyira hariya inka nkayita izina, nkayiha incutso, nkayirangiza, nkayiha n'umuzingi. Ubuhanzi bwawe rero kugeza kuri uyu munsi, kuva utangiye ukageza uyu munsi, ni iki wavuga bumaze kukugezaho ku buryo uvuga uti ubuhanzi bwanjye bwankuye ngaha hari naho bungejeje? Sibyo nka corona yajemo iby'amazina y'inka, urazi ko twabaga turi mu bukwe. Ubu rero ubukwe byasa nkaho bisinziriye, ariko ngashima Imana ko bishobora kuzagaruka. Ariko ntabwo ubuhanzi bwanjye nabusuzugura. Amazina y'inka nagiye nguramo agapataro, n'igitenge cy'umugore nkaba nakimanukana nagiye i Kigali, inkweto n'agacupa ndakanywa, sibwe nakabura nagiye mu kiraka. Urumva ko ubuhanzi ntabwo navuga ngo ntacyo bumariye, urakimariye kuko nawe tuganire kubera ubuhanzi. Urumva rero ni byiza. Uyu munsi nk'umwana uri hasi ushobora kubona abantu bavuga amazina y'inka kabisuzugura, utarajya mubwire niki wamubwira, nirihe banga wamuhereza rituma n'abazakora yumva ko akwiriye kuba yakunda amazina y'inka, unamubwire ndetse n'icyo azakuramo? Impamvu no abana batoya nabashishikariza gukunda amazina y'inka, icyambere nuko mu Rwanda ubu ariho agenda akura, bivuge ngo abayiga ni bake, ariko kandi no kubungabunga amateka y'igihugu cyacu. Icyo nicyo cyatuma nshishikariza wa mwana kwiga amazina y'inka, ni ugutozwa. Nicyo namusaba kugira ngo atozwe ayo mazina y'inka, ayakunde. Ikindi harimo n'amafaranga, si ibyi corona ubundi amafaranga yararimo. Kiba ushobora kumvana ukanjyana i Kigali 50 kayama, wanjyana mu Ruhengeri n'ijana, bitewe n'ukuntu umuntu yamenyerewe, n'ijana baratanga. Niyo mpamvu nashishikariza abantu, abana, kuba rwose bayatozwa. Impamvu ya mbere nashishikariza abo bantu gutozwa amazina y'inka, icyambere kubungabunga amateka y'igihugu cyanjye, kubungabunga ubusugire bw'igihugu cyanjye, kuko amazina y'inka akubiyemo, navuga ko akubiyemo inshinga, reka nzihe inshinga 3 z'ingenzi. Inshinga ya mbere ko ari ugukundisha igihugu abantu. Inshinga ya kabiri ko ari ugutuma abantu basabana bakugubwa neza. Inshinga ya gatatu byatumaga aho bari hose barema inkera ishyitse, muri make bakishima. N'uyu munsi birahari. Niyo mpamvu nashishikariza abantu rero ko batozwa ayo mazina y'inka, cyane cyane nyine abana batoya, kugira ngo na nyuma y'ibinyejana runaka ayo mazina y'inka tuyabungabunga azaba hari.
yego. Tugira ku musozo rero, hari ubwo ugeze ucika intege muri ubuhanzi bwawe kuba uti ndumva nabivamo? Impamvu njyewe ntacika intege ntabwo ari byo mpatiriza ngo mvuge ngo nzashirirwa. Burya hahatiriza ushirirwa akaninuba kuko abona ko bizashira akamanjirwa akavuga tubisoko rirarangiye none birashize nzabaho. Njyewe impano yanjye siyo mpatiriza. Ngeraga ariko uramutse ubikoze utagira n'inyungu ukuramo nabyo ushobora gucika intege? Oya, ntabwo ngiye mbikora ku bw'inyungu kuko nta nyungu mbona, kuko inyungu njyewe nkuramo ni inyungu y'uko nzirikana umuco wanjye, niyo nyungu ya mbere. Naho inyungu y'amafaranga ntayo ndabonamo. Niyo mpamvu mbonye njyewe nuntera inkunga yo kujya najya muri studio batunganyiriza umuziki, ayo mazina y'inka icyambere ngomba kuyakuramo indirimbo izaba zijyanye n'inanga, ngomba kuyakuramo indirimbo zose z'amoko atandukanye, kubera ko ni imigemo ibijyanye ibigororotse kandi ifite aho igenda igera, bigatuma ko wumva ko mbonye ubushobozi nabibyazamo ibihangano by'ubuzirahereza, igihangano kidata agaciro cyane. Uteganya gusangiza cyangwa se kwigisha ubuhanzi bwawe bamwe mu bana bawe? Ubu ngubu nuko corona isiza, corona yaje tumaze gutegura umushinga, dufite undi umutwe tubarizwamo witwa inkanikamihigo. Kuri kwe twatangiye gutegura proje yuko twatangira kujya dutoreza abana muri mise. Ubwo corona yaje imyitozo tutarayitangira, ariko iyo gahunda twari tuyifite nk'inkanikamihigo. Inkanikamihigo tugira imitwe y'inka ibiri, tugira ibigenda mwezi, inyambo z'imisengo, tukagira n'inkunda rugamba. Tuvuge ko mu gihe kiri imbere tuzabona umuhungu wawe nawe avuga amazina y'inka? Mu bundi nk'abana banjye ubu ntabwo natangira kubibaha kuko icyambere burya impano ntihatirizwa. Ndabizi neza mu bana nabyara abari bo bose uwari wese nubwo atabikora ariko bimuri mu maraso. Bivuge ngo umwana wanjye nzatangira kubimuha muri 15. Muri 15 ariho asatira kurangiza amashuri y'ibanze. Kiriya gihe urumva n'abayiga nko mu wa 4 NYINA cyangwa se mu wa 5 azaba afite icyo aserukana mu rungano rwe. Icyo gihe ngomba kubimuha rwose nkabimuhana isuku cyane. Ngayo nguko rero ngira ngo mubonye kuno mugabo Rugamba aradutaramiye cyane rwose, ngira ngo umunsi covid izabitahari rwose ntuzabure kumuhamagara rwose, ngira ngo mubonye ko ari umutaranyi mwiza. Rugamba turagushimiye. Murakoze cyane, burya ndinzira kurutwa ngatwara intare ngyo ruhari rw'inkunda Rugamba imboneza myambe ya ruhinyuza ngendo impamba nkaba inkunzi y'amahoro rwose, kandi burya ndi inkindi y'ikirenga ntabwo ndangwa mu bigega, ndi ingeri y'ingenzi sinyurwa nabi ngundira buriri rudahani hazikukiye amatarama, ntabwo nkuririza inkuru ndi nkura mu rugi n'izinkerera mu cyamo, burya ntabwo naziha icyuho. Murakoze cyane namwe, Imana ibaha umugisha. Naho reka nkubwire ngo rero kora subscribe kuri Isezerano TV ndetse wishyireho comment, ushaka no gusharinga ibiganiro byacu cyangwa se ukanabirayikinga kugira ngo iteka ujye ubasha guhora ubibona umunsi ku wundi. Reka tukubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka.